Nyir'icyubahiro Musenyeri ukoze ko tugiye gukorana kino kiganiro ku butumwa bwa Kibeho. Bikira Mariya abonekera Kibeho mu butumwa bwe yahamagariye abantu guhinduka. Ese ubu butumwa hari abo yabibwiraga ku buryo bwihariye cyangwa se buri muntu wese yakwiyumvamo? Buri wese yakwiyumvamo kubera impamvu eshatu. Cya mbere ni uko Bikira Mariya abonekeye abantu ku isi, ntabwo abaje kubera agace k'abantu aba n'aba, igice cy'abantu iki n'iki. Ni umubyeyi wa Kiliziya, abaje nk'umubyeyi mu bana. Ubwabyo ibonekerwa uko nk'ingabire ya Roho Mutagatifu riba rigamije umukiro wa bose. Ntabwo rero Bikira Mariya ashobora kuza avuga abwira umuntu umwe gusa, ubutumwa bwe buba bureba bose. Ni impamvu ya mbere, kuko ari umubyeyi wa bose. Cya kabiri ni uko nawe ubwe yabivuze, yarabisobanuye ati ntabwo naje kubera Kibeho gusa, rwose mu magambo asobanutse neza. Ntabwo naje kubera Kibeho gusa, ntabwo naje kubera u Rwanda gusa, ntabwo naje kubera Afurika gusa, naje guha ubutumwa abana banjye b'isi yose. Ubutumwa bwo guhinduka bureba isi yose. Yagezeho aranasobanura kurushaho. Ijambo yabwiye Alfonsina avuga ngo nta n'umwe w'intungane urimo, ngo mwese nta n'umwe w'intungane urimo. Kandi ibyo ni ibyanditswe bitagatifu, ijambo ry'Imana ritubwira ko twese turi abanyabyaha. Hano aravuga ngo niba hagize uvuga ngo ntiyacumuye, ntabwo si umunyabyaha, ngo aba yise Imana umubeshyi. Urumva, iyo ni ingingo dusanganywe mu by'iyobokamana, ko twese turi abanyabyaha, ngo bose baracumuye. Niyo mpamvu Yezu Kristo yaje kudukiza icyaha, yemeye kudupfira ku musaraba, nuko twese twacumuye. Yaje rero asanga abanyabyaha bakeneye kwicuza. Muri uko kubasanga hari uburyo yigaragaje byaba bifitanye isano n'ubwo butumwa bwo guhinduka? Reka turebe uburyo ibimenyetso n'amagambo yakoresheje mu kudufasha kumva icyo ashaka kutubwira cyerekeranye no guhinduka. Kuko buriya iyo bavuze ngo nimuhinduke, nimuve mu byaha, hari igihe umuntu ashobora kumva ari ibintu bisanzwe cyane, akanavuga yenda ati yewe ntabwo bindeba, wenda guhinduka ubwo ni iby'abantu bataraba abakristu, cyangwa se n'iby'abantu bari mu byaha bikomeye bikaze. Tumaze kuvuga ko nyine Bikira Mariya ubwe yivugiye ko twese tubikeneye. Iyo uritegereje rero amabonekerwa ya Kibeho, ukareba uburyo yakoresheje atubwira, duhanura, twigisha. Nibutse ko Bikira Mariya wabonekeye Kibeho mu butumwa bwe yatanze n'uburyo yabutanzemo, ntabwo atangaza gusa ubutumwa ngo yenda avuga ati nimusenge cyangwa nimuhinduke gusa, ahubwo ubona yarafashe umwanya akagaragaza uburyo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo agere ku cyo yifuza, kugira ngo abashe gushyira mu bikorwa ubutumwa bwe. Ni Bikira Mariya mu by'ukuri utoza abakristu umuco w'ivanjiri. Turebe rero dukurikije amabonekerwa ya Kibeho n'ibimenyetso Bikira Mariya yagaragarijemo ubutumwa bwe n'amagambo yavuze, turebe icyo twakwita uburyo, metodoloji yakoresheje kugira ngo adufashe kumva icyaha, none atwereke n'inzira yo kukivamo. Nahera ku kubonekerwa ubwako. Kubonekerwa, iyo umubyeyi Bikira Mariya aje ku isi akabonekera umuntu wo ku isi, ni ingabire ikomeye Imana ibihaye isi, kubera ko Imana ibigaragaje cya mbere aza mu bubasha bw'Imana, mu rumuri rwayo, mu ikuzo ryayo. Ni nyina w'Imana nk'uko abivuze abwira Alfonsine ati ndi nyina wa Jambo. Aza aboneka nk'ikimenyetso gikomeye giturutse mu ijuru. Abakristu bose bahita bumva ko iyo tuvuze ngo ikimenyetso gikomeye giturutse mu ijuru, bahita batekereza
wa mugore wambaye izuba ukikijwe n'urumuri wo mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 12. Ni ikimenyetso gikomeye. Kubera icyo ari ikimenyetso gikomeye kuko ririya somo ryo mu gitabo cy'ibyahishuwe kiba bivuga neza ngo yari atwaye jambo w'Imana. Ni nayo mpamvu hano Kibeho umubyeyi Bikira Mariya ku munsi wa mbere w'ibonekerwa yahise avuga ngo ndi nyina wa jambo, ni ukuvuga ndi wa wundi utwaye Yesu uzaniye agakiza isi, ni ukuvuga uzaniye jambo isi. Igikorwa rero cyo kubonekera abantu, iyo Imana itanze iyo ngabire ko Bikira Mariya aboneka ku isi, ubwabyo ni igikorwa gikomeye gihamagarira abantu icya mbere kubona uko Imana ishaka ko dusa. Bikira Mariya ni igaragariro ry'ubutungane Imana ishaka kuri mwene muntu. Niyo mpamvu tumwita ikone ya Kiliziya. Ikone bivuga igaragariro, irebero. Uwo Kiliziya ireba ikumva neza uko ihamagariwe gusa. Bikira Mariya rero yagaragaye ku isi nk'utasamanywe icyaha, nk'utagira inenge y'icyaha, nk'umuziranenge. Ni ukugira ngo abantu bose b'isi, ni ukugira ngo Kiliziya ya Yezu Kristo irebe nk'uko yanabivuze Yezu Kristo ubwe mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 19:26 abwira Yohani ati dore. Iyo usomye ariya magambo Yezu yakoresheje ngo dore, voici, reba, harimo no kureba, reba Mariya, kugira ngo wumve neza uko uhamagariwe gusa. Ibonekerwa rero ubwaryo kugaragara ku isi kwa Bikira Mariya ni Imana ibishaka kugaragaza umwiza wese, kugira ngo itere abantu bose bamureba mu kwemera, bakira iyo ngabire. Kandi kwakira ingabire ibonekerwa bivuga iki? Bivuga kurebesha umutima wo kwemera umuvyeyi Bikira Mariya, kugira ngo agufashe gutekereza. Kureba Bikira Mariya no kureba no kuzirikana imigenzo myiza ye, ukumvira Imana kwe, ukwanga icyaha kwe, ukuba umuziranenge utazi ariko uzi kuba umuziranenge utagira icyaha. Aho ngaho harimo umuhamagaro ibonekerwa ubwaryo, kuko ari utasamanywe icyaha uboneka. Harimo umuhamagaro wo kwanga icyaha, harimo umuhamagaro w'umukristo wese wakiriye iyo ngabire mu kwemera, akarebesha amaso y'ukwemera umuvyeyi Bikira Mariya ugaragaye kuri ubwo buryo. No kugira ngo yibuke imigenzo myiza y'umuvyeyi Bikira Mariya, kwicisha bugufi kwe, gukunda Yezu kwe, kwitanga kwe, ubuvyeyi bwe, mbese ubutungane bwe. Icyo ni icya mbere mu buryo Bikira Mariya navuga yakoresheje kugira ngo afashe abantu b'isi yose y'iki gihe, afashe Kiliziya Yezu Kristo kumva uguhinduka icyo ari cyo. Cya mbere yakoresha nubwo atari kugira icyo avuga, akaboneka gusa, ubwabyo ni ingabire ikomeye iduhamagarira guhinduka, kuko itwereka umwiza wese, umuziranenge, uzira icyaha kandi akaba mwene wacu. Bikira Mariya muri kamere ya muntu ni umuvandimwe wacu, ni umwe muri twe. Imana yasukuye akayikundira, ikamunogereza, ikamugira umuziracyaha, umuziranenge. Ubwabyo niyo atagira icyo avuga, ni ikimenyetso kiduhamagarira guhinduka kugira ngo duse nawe. Hari rero n'ibindi bimenyetso bitwereka uguhinduka kuva mu cyaha. Reka mfate nk'urugero rw'ikimenyetso cy'urumuri. Umuvyeyi Bikira Mariya yabonekera abantu ku isi
n'ikibeho niko byagenze, niko abo yabonekeye biduhamo ubuhamya. Iyo abonekeye abantu aza mu rumuri. Abana b'ikibeho yabonekeye na Alphonsina, Natalia na Marie Claire, mu buhamya bwabo bavuga ko ngo urwo rumuri ngo rwabaga rubengerana cyane birenze ngo urundi rumuri dushobora kubona hano ku isi, ndetse n'urumuri rw'amatara. Urwo rumuri kandi ngo rubengerana rwiza, kandi ngo rutica amaso. Rumuri rutamanzuye cyane, rwiza cyane, rutandukanye n'urumuri rwa hano ku isi, ariko ngo rutica amaso. Urwo rumuri ni iki? Rushaka kuvuga iki? Birumvikana neza, umuntu wese ahita abyumva ko rushaka kuvuga Yezu Kristo. Yezu Kristo ati ni urumuri rw'isi, urumuri rwaje ku isi, ariko ab'isi bo banga kurwakira. Iyo rero Imana itanze iyo ngabire yo kuboneka kwa Bikira Mariya uza mu rumuri, ni ukuvuga uza mu mucyo w'izuka rya Yezu Kristo, kuko urumuri ruvuga n'umucyo w'izuka. Urumuri ruvuga umutsindo w'icyaha. Urumuri ruvuga ndetse na Roho Mutagatifu, wa wundi waje mu kimenyetso cy'indimi z'umuriro kuri Pentekosti. Urumuri ruvuga imbaraga z'Imana, ububasha bwayo, kandi ububasha buje kutugira neza. Iyo Bikira Mariya rero aje mu rumuri, biba bivuga ko aje gukura abantu mu mwijima, mu icuraburindi ry'ibyaha, kugira ngo nyine bajye mu rumuri. Azanye urumuri ku isi kugira ngo abantu bakire urumuri. Urwo rumuri rero ni Imana, urwo rumuri ni Yezu Kristo, urwo rumuri ni ingabire Imana iduha. Urumuri kadutekereze nko ku byabaye kuri Sawuli wahindutse Pawulo. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kitubwira uburyo Sawuli kugeza kuri kiriya gihe, kugeza abonye urumuri ngo ruturutse mu ijuru, rufite imbaraga nyinshi ziturutse mu ijuru, yari umunyabyaha. Yajyaga kurimbura abakristo, kubica, abiyambazaga izina rya Kristo. Yari mu icuraburindi ry'ibyaha. Uwo muhanda yari arimo ajya i Damasiko wari umuhanda w'icuraburindi ry'icyaha. Aho ngaho ni Imana yamusanze. Iza mu rumuri. Imana iza mu rumuri, ngo urumuri rwaturutse mu ijuru ruramugota, niko kiriya gitabo kitubwira, ngo noneho yikubita hasi. Aho ngaho niho havuye uguhinduka. Uguhinduka kwaturutse muri uko guhura n'urumuri. Ibyo bitwereka iki? Bitwereka ko uhuye n'urumuri, uhuye na Yezu Kristo, ahinduka umuntu mushya. Icyo nicyo Bikira Mariya ashaka ko tubona. Aje mu rumuri kugira ngo adufashe kumva ko turi mu icuraburindi ry'ibyaha, kugira ngo kandi amurikire urwo rumuri rwa Yezu Kristo, rumurikire imitima yacu. Araruzanye, tuvuge ahubwo aramuzanye. Azanye Kristo urumuri rw'isi, kugira ngo uwo Kristo urumuri rw'isi amurikire abagenda mu mwijima. Ni nayo mpamvu nyine buri kiriya gisingizo Bikira Mariya yatanze ku munsi wa mbere w'ibonekerwa, ngo ndi nyina wa Jambo, hakubiyemo ibintu byinshi cyane. Hakubiyemo n'iyo ngingo y'urumuri. Abonetse mu rumuri, hanyuma aravuze ati ndi nyina wa Jambo. Ni ukuvuga ndi Jambo, wa wundi rumuri rw'isi, kugira ngo abantu bose bari mu byaha, bari mu cyaha, noneho rwa rumuri abazaniye. Niyo mpamvu adusaba nyine kugira umutima wo kwemera, kuko Imana ntabwo itumurikira tutabishaka. Urumuri rw'Imana kugira ngo rutugire akamaro, tugomba kurwakira. Ni ukugira ngo abantu bose rero bamwakiriye we utwaye urumuri, ari we Yezu Kristo, babashe kubona icyaha. Ni nayo mpamvu kandi iyo ni ingingo ikomeye mu busabaniramana. Ntabwo umuntu ari we wibonera icyaha mu buzima bwe. Icyaha tukibona iyo tumurikiwe n'Imana, tumurikiwe na Jambo w'Imana, kuko niwe rumuri. Umuntu wese umurikiwe na Jambo, umuntu wese wakiriye umubyeyi Bikira Mariya, ikintu cya mbere abona nuko ari umunyabyaha. Ibyo kandi tubibona mu mateka y'abagaragu b'Imana bose, tubibona mu bantu bose bahuye n'Imana mu byanditswe bitagatifu. Fata Zakewusi.
igihe Yezu bahuye na Zakewusi ati manuka uvange ujye kuko ndaca gucumbika iwawe. Yezu Kristo ntabwo yamurondoreye ibyaha yakoze, ariko yahise ubwe, biratangaje, yahise ubwe yibonamo ibyaha. Kandi Yezu ntabwo yamubwiye ati wowe Zakewusi nje iwawe kubera ko uri umunyabyaha nje kugukiza, dore waribye, dore warahuguje, dore ntabwo wafashaga abakene. Yabaye akimugera imbere, Yezu ntacyo aranamubwira. Hanyuma umutima wa Zakewusi umurikirwa na rwa rumuri, abona ibyaha bye. Niyo mpamvu nyine avuga ati Nyagasani, 1/2 cy'ibyo ntunze gihaye abakene. Kuvuga ko ahise abona ko yari umuntu wikunda, udafasha abakene, udakurikiza itegeko ry'urukundo. Ati kandi niba hari uwo nahuguje ndamwishyura ibye inshuro enye. Ni ukuvuga ko yahuye na Yezu Kristo, yahuye n'urumuri rwa Yezu Kristo, ahita abona icyaha. Urumva ko ubwo ni uburyo, ni nka pedagoji umubyeyi Bikira Mariya yakoresheje mu ibonekerwa ataragira n'icyo avuga. Abonetse hanyuma akaza mu rumuri. Ubwabyo ibyo ngibyo, iyo ngabire ni ukugira ngo twibone n'ibyaha, turebe ko tudasa na Bikira Mariya, kuko we ni umuziranenge. Kandi icyo tubibona mu kwemera, ntabwo tubibona iyo tuvuga kubona Bikira Mariya ni ukuvuga kumubona mu migenzo myiza ye. Noneho bigatuma tubona ko tudasa nawe, ko turi abanyabyaha. Hanyuma urwo rumuri atuzaniye ari we Yezu Kristo nibwo rudufasha, rukatumurikira, rukatwereka ko turi abanyabyaha. Iyo rero ubwo ni ibimenyetso gusa nka 2 mvuze, kuko tudafite umwanya uhagije. Umuntu yabona n'ibindi byinshi, ariko ni uburyo Bikira Mariya yakoresheje budufasha kumva ko turi abanyabyaha. Nyiricyo Musenyeri, uretse ibyo bimenyetso muvuze, ese mu butumwa yatanze hari aho agenda akomoza ku byaha ku buryo byagaragara ko byari ngombwa ko ahamagara abantu kubivamo ngo bahinduke? Yego rwose. Ubutumwa Bikira Mariya yatanze mu magambo, yagarutse kenshi ku byaha byugarije isi y'iki gihe. Ni ukuvuga bitwugarije nk'abantu b'iki gihe, kandi akanabisobanura ku buryo umuntu wese yumva icyo cyaha avuze icyo ari cyo. Yavuze no mu Kinyarwanda. Bikira Mariya yabonekeye Abanyarwandakazi, yavuga mu Kinyarwanda, bivuga mu mvugo yumvikana. Hari ibyaha, mbere yo kuvuga n'ibyaha byihariye, hari ubutumwa burebana n'ubugomeramana, n'ubuyobe, no kujya kure y'Imana, amagambo yakoresheje abivuga. Iyo yavugaga tuvuge ati isi yameze amenyo, isi yameze amenyo, bivuga gutyo ni imvugo twese twumva. Kuvuga isi imeze nabi, isi yuzuye nabi, ni nk'aho yavuze ati isi irahanda, isi ntabwo ari nziza. Akavuga ati isi yarigometse. Kwigomeka ni ijambo
abantu bose twese tuzi umuco n'ururimi rw'ikinyarwanda. Kwigomeka bivuga iki? Bivuga kuta umuyoboke w'ukuyobora, kutaba umuyoboke ukamwigomeka. Umuntu yigomeka ku muntu, urumva ni icyaha gikomeye. Ntabwo ari nko gusuzugura gusanzwe, ni ukwanga kuyoboka ukugenga. Niba twarigometse ku Mana biraremereye, ntabwo ari nko gukora icyaha iki ngiki gisanzwe gusa. Ni ukuvuga ni ukwanga kuyoboka, ni icyaha navuga gikorewe ukugenga. Umuntu yigomeka ku muntu, ntabwo ari ukwanga gukora ikintu gusa, ahubwo ni ukwanga kuyoboka umuntu, kwanga umuntu. Ni ukuvuga rero ni isi yanga Imana. Muri iryo jambo ryo kwigomeka harimo n'ikindi, harimo n'ingingo kandi iremereye kurushaho. Iyo bavuze ngo umuntu yigometse ku mwami, yigometse kumuyobora, ntabwo ari ukwanga kumuyoboka gusa, ahubwo we ari nkaho nawe yigira umwami. hazamo kumurwanya, nibyo wakoresha imbaraga kugira ngo umurwanye, ariko kugira ngo ufate n'umwanya we. Umuntu iyo yigomekaga ku mwami yabaga ari umuntu uri hariya akigomeka, noneho nawe akigira umwami agashaka kuyobokwa n'abantu. Urumva rero harimo ni amagambo yakoresheje ikinyarwanda ariko aremereye, harimo icyaha kandi iyo urebye usanga koko umuntu w'iki gihe, abantu b'iki gihe harimo icyo gishuko cyo kwanga kuyoboka Imana, kwanga kugengwa nayo, no gushaka gutegeka, kuyobora ibitekerezo by'abandi, mbese kwigira umuntu asa naho yigira Imana. Ni nka kwa kundi umuntu bavuga bati kanaka yigize ishyano ryose, umuntu agashaka gufata umwanya w'Imana, akumva ko hejuru ye nta kindi kintu gihari. Ayo ni amagambo mu by'ukuri aremereye. Hari nk'igihe Bikira Mariya yabwiraga abana, avuga nyine ibyaha by'isi, avuga ngo ibyaha by'isi ngo bingana n'umusenyi wo mu nyanja. Akavuga ngo amategeko y'umwana wanjye ngo mwayahinduye amagambo y'abantu gusa. Amategeko y'umwana wanjye, amategeko ya Yezu Kristo, ngo isi yayahinduye amagambo gusa. Urumva rero ngo isi igiye kugwa mu rwobo, urumva ngo isi igiye kugwa mu rwobo. Aya ni amagambo twumvana ireme, twumva ireme ryayo mu buryo bwo kuvuga ibyaha by'isi, ibyaha biremereye. Noneho rero umubyeyi Bikira Mariya nibutse ko uburyo yabonekeye Kibeho, nako mbisubiremo nanabivuze. Umubyeyi Bikira Mariya Kibeho agaragara nk'umurezi, nk'umutoza. Ntabwo ari ukuvuga gusa ibyo tugomba gukurikiza, ahubwo ubona ari bamwe bamwita nyina wa jambo, ni umukateshiste. Nyina wa jambo ni umubyeyi urera abana mu mico ya gikristo. Ubona ari ko Bikira Mariya agaragara hano Kibeho, umuntu utoza abana be bose umuco w'Imana. Ni muri urwo rwego rero muri izo katesheze yatanze ku byerekeranye no guhinduka, yavugaga n'ibyaha byihariye. Akavuga nk'icyaha cy'ubwicanyi, akabivuga mu magambo, akabivugisha n'ibimenyetso. Iyo dutekereza bya bimenyetso by'amaraso ameneka, imivu y'amaraso, abantu bagiye kwiroha mu rwobo, bya bimenyetso by'imisozi irwana, by'amabuye arwana, yagaragaraga icyaha cy'ubwicanyi cyo gusesa amaraso. Akagaragaza icyaha cy'urwango. Yeze kubwira Alfonsina ati niba umuntu kwanga nawe ukamwanga, ati ntaho muba mutangiye mu byerekeranye n'ukwemera. Urumva n'ukwanga ntabwo ufite uburenganzira, nk'umukristo ntabwo ufite uburenganzira bwo kumwanga. Ngo niba umuntu akwanga nawe ukamwanga, ngo ubaye umupagani nkawe, ntacyo umurushije. Nk'icyo yarakisobanuye, kugaragaza ko urwango ari rubi, ko urwango mu by'ukuri ari uguhakana ubukirisitu. Nicyo bishatse kuvuga, nicyo Bikira Mariya yavuze abwira Alfonsina. Akagaragaza icyaha cyo gukunda amafaranga. Amafaranga akayavuga nayo. Amafaranga mu Kinyarwanda, amafaranga yabibwiye Marie Claire, ngo ntabwo Marie Claire wenyine na Nathalie, ngira ngo niba ndibutse neza, ngo impamvu isi yigometse gutya ngo ni ukubera kwizirika ku by'isi, cyane cyane amafaranga.
kwizirika ku by'isi, icyaha cyo kwizirika ku by'isi no gukunda amafaranga. Akavuga rero n'ikindi cyaha cyo kunangira umutima, icyaha cyo kunangira umutima, ngo ndababwira ariko ntimunyumve, ndashaka kubuhagurutsa ariko mugakomeza kwicara, ngo ndaza mbasanga mukantera umugongo, kunangira umutima. N'indi ngeso rero nayo yavuze yerekeranye n'ubucumuzi, kutabona ibyaha, kutabona ibyaha. Ese ubwo mvuge ngo icyaha cyo kutabona icyaha ni icyaha gikomeye. Iyo umuntu atabona icyaha mu buzima bwe no guhinduka ntibishoboka. Akavuga rero n'icyaha cy'ubuhakanyi, ubuhakanyi, hateye ubuhakanyi. Ibyo Bikira Mariya bitubwiye, ashaka kucyo bitubwira nuko nyine ntabwo umuntu, Yezu aranabivuga mu Ivanjiri ya Yohani, ngo tutari hamwe ntacyo mwakwishoboza. Nta nubwo dushobora kubona icyaha mu mutima wacu, mu buzima bwacu, tutamurikiwe n'Imana, kuko akenshi tubangukirwa no kwirengagiza no kwibabarira. Twaba twanacumuye tukumva ntacyo bitwaye cyane, ndetse rimwe na rimwe ukumva ntacyo bitwaye ukibabarira, ndetse umutima waba wabaye nabi cyane, icyaha ukumva niko byagombye kugenda, ukakigira ikintu cyoroheje, ukumva ko nta bundi buryo wabaho. Rero burya nicyo Bikira atwereka nyine, iyo atubwira ni uko Imana niyo ifite urumuri rumurika mu mutima wacu kugira ngo rutubone icyaha. Niyo mpamvu gusenga ari ngombwa. Usenga by'ukuri nta buryarya. Ikindi cya mbere abona ni uko ari umunyabyaha. Aho niho Bikira Mariya ashaka kutugeza, kandi ni ahantu hakomeye, ni ahantu heza, kuko umuntu iyo amaze kumenya ko ari umunyabyaha, jyewe iyo umaze kumenya ko jyewe Edouard ndi umunyabyaha, nkabyumva nkabibona, mfashijwe n'urumuri rw'Imana, nca bugufi, ubundi ngasaba Imana kwicuza. Imana ikamfasha kwicuza, ikamfasha no kwigarukira, no gutora umuco w'icyiza. Aho niho Bikira Mariya ashaka kutugeza, kandi tutahageze ntabwo twaba abakristo. Kwemera kuri umunyabyaha, ushobora kubeshya abandi, ariko ntabwo wabeshya umutima wawe. Niyo mpamvu Bikira Mariya abwira imitima nyine. Nyuma y'ibyo byose, ubuse guhinduka n'iki noneho umuntu yakumva ate guhinduka? Nabyo biba bikeneye ibisobanuro. Yewe umuntu yabyandikaho n'ibitabo bingahe, yabivuga mu minsi myinshi cyane. Guhinduka twibukiranye ko aricyo Yezu yavuze ku munsi wa mbere ahingutse imbere y'abantu, ko twigwa n'Ivanjiri ya Mariko. Ngo ahingutse imbere mu Galileya, yahingutse imbere y'abantu bari bamuteze amatwi, arababwira ngo ingoma y'Imana iri hafi, ingoma y'Imana yaje. Ndetse ubu turanabyumva, ingoma y'Imana ngiyi yaje, kuko we ari hagati yabo. Ingoma y'Imana ngiyi, nimuhinduke mwemere inkuru nziza. Icyo ashaka kuvuga ni iki? Kuko nicyo Bikira Mariya avuga. Burya ibonekerwa ni Ivanjiri twumva mu bundi buryo, navuga mu buryo bworoheje. Icyo Yezu Kristo yashatse kuvuga, icyo Bikira Mariya atubwira ikibeho, ni uko mbere na mbere guhinduka ni ukwakira Kristo, ni ukwakira Yesu. Ibindi burya biza nyuma. Guhinduka, kuva mu cyaha cy'ubusinzi wakoraga, kuva mu cyaha cy'ubusambo wagiraga, kuva mu cyaha cy'ubusambanyi wagiraga, kuva mu cyaha cy'urwango wagiraga, ibyo ni ibigaragara, ni imbuto zo guhinduka. Ariko ubundi guhinduka mu mbumbe yabyo ni ukwakira jambo, ni ukwakira urumuri, ni ukwakira Imana. Mu Ivanjiri ya Yohani birasobanutse neza. Guhinduka ni ukuva mu icuraburindi ry'icyaha ukakira jambo we rumuri. Iyo umwakiriye rero
noneho wihatira kumukurikiza, noneho ukumva ko Yezu ni ukuri ukagenda mu kuri, Yezu ni urukundo ukihatira kugenda mu rukundo, Yezu ni intungane ukihatira kuba intungane nawe. Bya bindi byose bikagenda bigaragaza imbuto z'ubutungane ziturutse mu kwakira Yezu Kristo. Niyo mpamvu nyine Bikira Mariya uriya jambo rikomeye yavuze ku munsi wa mbere tariki 28 z'ukwa 11/81 abwira Alfonsina. Alfonsina amubajije turinde, ati ndi nyina wa jambo ribumbiyemo ibintu byinshi. Yabwiye Nataliya amubajije ngo ese ngo kubumbira igimenyetso cyo kubumbira amaboko mu gituza ngo bivuga iki? Ngo bivuga ko byose byibumbiye muri gi, bivuga ko Umubyeyi Bikira Mariya byose bimwibumbiyemo kuko aduha jambo tugomba kwakira, bityo tukaba tuvuye mu icuraburindi ry'ibyaha. Bikira Mariya mu byerekeranye no guhinduka yaravuze ngo birihutirwa. Abwiye Nataliya ati mwana wanjye bazifuza kunyambaza babikuye ku mutima, ariko igihe kizaba cyarenze, ngo ntibabona ko igihe kitagihari. Ibyo biratwereka, urumva Bikira Mariya aravuga neza nk'ibyanditswe bitagatifu. N'ibyanditswe bitagatifu nuko bitubwira ibyerekeye no guhinduka ni umunsi wa none. Nk'ubu ngubu turavuga ubutumwa bwa Kibeho, sibyo? Ubu guhinduka Imana ishaka ni uko jyewe ndiho ndavuga, ni uko uri unyumva yumva ko Imana impaye umwanya wa none aho guhinduka. Ntabwo nzahinduka mu cyumweru gitaha, ese nzaba nkiriho? Ese nzi ko nzaba nkiriho? Guhinduka ni uyu munsi wa none. Niyo mpamvu Bikira Mariya rero yibutsa ko guhinduka byihutirwa, kw'igihe turimo aricyo gihe cyo guhinduka. Guhinduka ni ugusa n'umubyeyi Bikira Mariya, ariko navuga ni ugusa n'umubyeyi Bikira Mariya. Kibeho yatwigishije imigenzo myiza myinshi y'umukristo: gusenga nta buryarya, amahoro, kwiyoroshya, n'indi migenzo myiza yo ukwemera, kwizera Imana, kwakira ububabare. Izo yose ni imigenzo y'umuntu wahindutse. Nyakira Musenyeri, dusoze kino kiganiro, abakristo bakire bate buno butumwa cyane cyane mu gihe turimo? Ni ukwakira buri wese mu buryo bwe, mu buzima bwe, abwakire nk'ubutumwa bwavuye mu mpuhwe z'Imana. Burya ibonekerwa ntabwo ari ingabire isanzwe, ni ingabire Imana itanga mu gihe ibona ko umuryango wayo ikeneye cyane. Icyo nanjye numva rwose nsaba Imana ngo ifashe kwihatira mu buzima bwanjye nk'umukristo, nabwira n'undi mukristo nawe ukora urugendo twese dusangiye, ni ugufata ubutumwa nk'ingabire y'imbonekera y'Imana yaduhaye kugira ngo duhinduke. Ni ugufata ubu butumwa mbese nk'umwanya w'agakiza Imana iduhaye tugoboreye, twakira impuhwe. Uhoraho aravuga ngo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi ngo bafite inyota mwese nimuze munywe ku buntu amazi y'ubugingo, amazi atanga ubuzima. Urumva turi abanyabyaha dukeneye guhinduka. None umubyeyi aje kutwibutsa, igisigaye ni ukwakira izo mpuhwe z'Imana muri iki gihe, kandi turabikeneye rwose. Nongere mvuge nti buri wese arabikeneye pe, kandi Bikira Mariya arabivuze ngo nta n'umwe w'intungane uriho. Umusenyeri, umupadiri, umubikira, umukristo, umukardinari, papa, twese dukeneye guhinduka ngo duse na Yezu Kristo. Turabikeneye kandi turabikeneye cyane.